iyo ukinze nawe ukingura kandi iyo ukinguye nawe ukinga. Uwiteka turagushimiye turi muri uyu mwanya w'ibyishimo dusangiye na Bosco na Chantal. Uwiteka turaguhimbaje kuko ushoje ibyo wavuze. Hari abantu bashobora kugutekereza bakakurebera muri kavukire no muri karanezi wanyu n'amashuri ufite naho wavutse n'imisozi wabayeho, bagatekereza ko nta kintu Imana yagukorera. Ariko ndagira ngo mbwire ngo Imana igufiteho umugambi mwiza. Njyewe amazina yawe Ndekako Jean Bosco, nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu bene Imana Chantal ngo ambere umugore dushyingiranwe. Njyewe nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu ngo ambere umugabo. Yes, arakora nukuri arakora nukutarasubizwa uzakuka umutima. Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe kurusha itangiriro nubwo ibihe byahinduka
ndabona rero muri mu mwuka wo kwicara kandi umwuka w'ubunebwe rwose ntabwo ari mwiza. Munyemerere mu mwanya mwiza nk'uyu w'ibyishimo cyane mu miryango yacu hagati ya Chantal na Bosco. Korali abakumbuye ijuru mutujye imbere. Nakomejwe n'amaraso y'umwami wacu, so isi rero isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano y'ukora nk'Aburahamu ubura amaso yawe, hari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isi rero isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Munyemerere n'ubundi duhagaze dusaba umushumba wacu Pastor Fabien aze asenga Imana. Kare umushumba. Mana nziza, Mana nkuru iteye ubwoba, uri Imana idahinduka, uri Imana isohoza amasezerano, uri rubasha kuko nta kintu na kimwe kikunanira. Iyo ukinze ntawe ukingura, kandi iyo ukinguye ntawe ukinga. Uwiteka turagushimiye turi muri uyu mwanya w'ibyishimo dusangiye na Bosco na Chantal. Uwiteka turaguhimbaje kuko ushoje ibyo wavuze. Uyu ni umunsi mwiza w'umunezero wo kwakira amasezerano ya mwene data na mushiki wacu. Ni umunsi mwiza utwongereye, ni umunsi mwiza uduhaye mu mateka. Twemerere data mwiza rero kugira ngo uzubane natwe, tangirane natwe kandi uze gusozanya natwe muri ibi byishimo bigaragaze, kandi ubushake bwari bwo buganza, kugira ngo umuntu wese abone imbaraga ziri mu kuboko kwawe, umuntu wese amenye ubutware bwawe, umuntu wese amenye ineza yawe. Turagushimiye mwami, ushyigikire kandi ufashe abaje gushyigikira abageni nabo data mwiza, ujye ubashyigikira muri byose. Urakoze mwami, tangirana natwe, ufashe uyoboye gahunda, kandi gahunda zose zirakorerwa mu nzu yawe uzigaragaremo nk'Imana. Tubisabye Imana twizeye ko izumva mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Arakoze umushumba wacu. Hanyuma munyemere twakirane muri ubu buryo. Turabizi neza ko ubukwe ni gahuzamiryango, ubukwe buhuza inshuti n'abavandimwe mu mpande zose, bihande by'isi bitandukanye. Reka twakirane mu izina rya Yesu. Turagira ngo tureberere abantu baje bari ku ruhande rw'umusore wacu Bosco, baje juru baturamutse mu izina rya Yesu. Imiryango aturutse kwa Bosco rwose dukomere Imana amashyi y'itoro rya Gitaraga. Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana yacu icyubahiro. Abari ku ruhande rw'umukobwa wacu Chantal, namwe mugejuru mwafura mwe muturamutse mu izina rya Yesu. Ndabona rwose namwe mwabukereye. Yego yego, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Kandi turi kumwe na korali abakumbuye ijuru, korali ya hano ku itoro rya Gitaraga, korali ya Chantal. Namwe mugejuru muramutse abera b'Imana. Yego, dukomere Imana amashyi. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo rero muri aka kanya n'ubundi munyemerere nakira umushumba wacu aze, hanyuma tumwakire dukomera Imana amashyi menshi cyane. Hanyuma rero aratwakirira abandi bakozi b'Imana bari ahangaha, kandi atwakira n'abashyitsi bakuru bateranije hano. Kari umushumba wacu. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Mazina yanjye nitwa Pastor Hakiziyaremye Fabien, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Gatuza muri paruwasi ya Murehe, by'umwihariko nkaba nshinzwe no kureberera iyi zone ya Muyumbu. Ndabibwiye Imana ibamugisha. Reka twakire rero umukozi w'Imana turi kumwe hano, mwarimu Imana Izabayo. Nabaramutse. Haleluya, haleluya. Nitwa Imana Izabayo Leonidas, guturuka hariya ku itorero rya Karenge ya mbere bakunda kuvuga ko abasore.
murabona ko nawe ari umusore rwose, turuka ko abasore nawe akaba ari umusore w'ibigango, Imana yaramurinze. Yesu nashimwe. Sinzi ukuntu muraza kumfasha iyi mikrofone ifite base nyinshi, sinzi uko murabigenza. Twakire rero pare na marene nabo nabambaye neza nka ya korasi, muraza gukanguriza sika bimeze se. Mugejuru rwose bantu b'Imana, mupige haleluya, munezerwe Imana yacu twumve. Amen. Murakoze cyane, Imana niba umugisha. Nkuko mwarimu yabinsabye, ndagira ngo Chantal ndetse na Jean Bosco n'umunezero bafite, kandi turaza gukomeza gufatanya nabo, namwe mugejuru mwishimye. 32 nyabone hanze, munezerewe rwose. Haleluya. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndaje umwanya mu bivugi. Ngahe mutere haleluya twumve. Haleluya. Amen. Ko mutunye gukomera Imana amashyi koko. Zimebwe. Yesu ashimwe. Hari umuntu wavuze ngo ibintu ni byiza nta wabigaya, ngo wabigaya yabagize ati. Hari umuntu uri gushaka guhinyura Imana muri mwese. Rero ndasabye mwese namwe 32 nze nyabona hanze. Sika bimeze. Munyemerere duhaguruke twese dusanganire Jean Bosco ndetse na Chantal, twese duhane kaza tunezerewe, turambuye ibiganza tuvuge murakaza neza bene data, Imana wamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Murakoze cyane, Imana niba umugisha. umugisha kandi Uwiteka Imana mwuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu munsi nanjye nagomba kuririmba, ariko yanjye ngiye kwitwerera bari abaririmbyi bagiye kuturirimbira indirimbo batwakira bakira n'abageni bacu, kugira ngo n'abakozi Imana babe bahumeka neza mu karere Imana basange rwose, kandi abageni bacu mu karere basesekareho ubuzu bwiza bw'Imana. Hanyuma korari mututereke muri uwo mwuka, data twese dushyigikire kandi natwe twumva ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Amen. Thank you.
Y'abamarayika barimo kuririmba
Amen, amen, amina. Birakwiriye ko mu gihe nk'iki ngiki turirimba insinzi niya Yesu dushushanya n'iy'umugeni nka Chantal na Bosco batwicaje ahangaha, kuko nabo hari byinshi barwanye nabyo, ariko ngira ngo uyu munsi nawo ni umunsi wo kuvuga insinzi yabo, izina ry'Imana rihimbazwe. N'ubundi muri aka kanya rero kuko tubibona amasaha arimo kugenda adusiga, ariko kandi n'ubundi uko byaringanijwe neza, ni umwanya tugiye kwinjiramo kugira ngo twumve amasezerano y'abageni bacu. Ariyo mpamvu dusabwa gutuza, kandi rwose dusaba abantu niba ari n'abari muri protokole bamenye uburyo management ya bano bana, n'abantu bahaguruke muri gahunda, kandi muruka neza ko abageni nabo ko ariko biravuze gukorwa n'abantu bose. Yego, imirimo ya hano haraguru nikorwe na marene na pare, hanyuma abandi bose bajyare ahepfo. Yego, turimo turabyumvikanaho. Yego, ubwo rero muri make na zindi gahunda zindi tugiye kwinjiramo zo kwakira amasezerano y'abakozi b'Imana. Reka nsabe mwarimu Imana izabayo, hanyuma ze azamura isengesho, azamura umukozi w'Imana ndetse na gahunda zose zikorerwa ahangaha, kandi umukozi w'Imana. Nyiri uburenganzira bwose, we mugenga w'ubuzima bwacu, Imana y'urukundo, Imana igira neza. Twakomeje kumva iby'uyu munsi, ariko ubitugejejemo izina ryawe rishimwe. Uratwemereye bukwe bwa mwene data na mushiki wacu,
tuburimo ni umunezero mwinshi. Mwami, nyemerera umukozi wahagurutse kugira ngo Mwami Imana Data wa twese mu masezerano yabo bayuzuze, basinyire imbere y'itorero n'imbere yawe. Mwami Imana, nyemerera umushyigikire, ubane nawe. Nyemerera ufashe umukwe n'umugeni. Nyemerera ahantu hagotwe n'ingabo zo mu ijuru, kandi kugira neza ko komeze kumvikana kuri buri muntu wese uraha. Nyemerera hagarika imigambi yose y'abadayimoni no gukora kose k'umwanzi. Twemereye wowe Imana Data kugira ngo ukomeze kuboneka muri uyu mwanya, bityo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru kubw'uyu mukwe n'umugeni. Urakoze kurabana natwe kandi kurakomeza kudufasha mu mwanya wose, tubisabye duke mu izina ryawe Yesu, amen. Ndaza gusaba abaririmbyi kugira ngo baduhe mikorofone ifite umugozi muremure, ko uyu nguyu iyo ushatse kwinyagambura ubona ko hari ibyo ugiye kwangiza, bikagutesha ekiribure, bikakuvana mu murongo. Hanyuma ndaza gusaba abadiyakoni kugira ngo badufashe protokole y'aha mu rusengero nayo igire gahunda. Nongere nsabe abakeneye pare na marene, twabatereye intebe hariya hejuru bitari bisanzwe kubera ibi byuma byatubangamiye. Hanyuma nta muntu waba wemerewe kurira hejuru ahangaha adatumye abadiyakoni, sibyo? Mudufashe rero kugira ngo gahunda zose zigende neza. Nabibwiye, amazina yanjye nitwa Pasiteri Hakizeremye Fabien. Ndashimira Data ko akidutije uyu mwuka duhumeka. Yesu nashimwe. Dufite kandi nanone ibyishimo dusangiye na mwene Data Ndayitwaye ko Jean Bosco na mushiki wacu Benimana Marie Chantal. Imana yacu ni nziza. Turashimira rero abantu mwaje kubashyigikira. Dushimiye abaje baturutse ku ruhande rwa Jean Bosco. Imana ibaha umugisha kandi namwe Mwami Imana abishimire. Dushimiye rero iyo miryango, kandi dushimiye n'umuryango wa Benimana Chantal. Imana ibaha umugisha. Chantal murabona ko atangiye imirimo ye neza. Mwakomeye Imana amashyi koko mukishima. Hanyuma buriya impamvu pare na marene batayibonye nuko twabatereye intebe hariya hejuru. Utaha muzamfashe rwose, abatekinisiye muzarebe ukuntu mubigenza. Ndabizi ko ni umurimo w'Imana, tuba dushaka kugira ngo ibintu byose bigende neza, ariko murabona ko muri aka kanya hari ibintu bitari kugaragara neza bitewe n'ahantu twabicaje. Mutubabarire, twabazamuye ariko n'ubundi byica n'akazi kanyu. Mujye mukubitaho akajisho buri kanya, niko bimeze. Urakoze cyane kubinyemerera. Tugiye kubaranga bwa nyuma. Ndagira ngo nsabe mwene Data, ubwo ndavuga abageni bacu, mwene Data Ndayitwaye ko Jean Bosco na Benimana Marie Chantal bajye juru kandi bahagurutse. Dukomere Imana amashyi. Nabo barahaguruka bishimye banezerewe. Ubutaha nijya mvuga ngo muhaguruke, umwe ajya afata undi akaboko aguruka tugende. Muhagurukane rwose nk'abantu mukundanye, nk'abantu muri kumwe muri uyu mwanya. Uyu munsi ni uwanyu, uyu munsi Imana yabahaye rwose, mugaragaza ibyishimo n'umunezero. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma bagihaguruka, ndagira ngo nsabe baba saza bo mu miryango bahagarariye imiryango yombi. Ndavuga hari abantu baba batoranijwe mu muryango, umwe ku ruhande rw'umusore undi ku ruhande rw'umukobwa. Bajye juru rwose, bajye juru tubarebe. Mukomere Imana amashyi. Nabo ndabona bahari. Murakoze cyane kubashyigikira. Imana ibahe umugisha. Ariko ndasigana n'umwe ku ruhande rw'umusore undi ku ruhande rw'umukobwa. Hanyuma ndagira ngo tubabaze mbere y'uko twakira indahiro za bageni bacu, mubanze muduhe Nyarwanda. Hari ibisabwa ku ruhande rw'umukobwa ndetse n'ibisabwa ku ruhande rw'umuhungu. Ubukwe bwo kumugaragara
ndababaza rero niba ku ruhande rw'umusore ibyo mwasabwaga mwarabikoze neza. Ninde uri ku ruhande rw'umusore? Aha, kare usheho ndakuzi. Njya numva iyo murimo musabana hari utuzina muvuga ko imisozi abantu batuye ko mwebwe ibintu byose mwaratunganije utwo dusozi. Imana niba umugisha mukomere Imana amashyi. Hanyuma mwene data uriya nawe tubwire ku ruhande rw'umukobwa byabizeneye ko mujya musaba n'ibiki nta rubanza. Amashyi menshi cyane. Imana niba umugisha. Murumva ko ababyeyi mwaje aha ngaha niba tuzi twabaye dukeya baraza kubongera ariko mujye mushyiramo n'impundu. Siko bimeze yemwe. Imana niba umugisha nimwiyicarire. Hanyuma turabaza itorero mwebwe mwabanye na bene data na mushiki wacu nta kibazo mubafiteho, muracyemera ko tubashyingira? Niba mubyemera rwose murarambura ibiganza. Murakoze cyane. Imana niba umugisha. Hanyuma abageni bacu ndashaka kubaza, ndayitwaye ko Jean Bosco na Benimana. Aka kazi rero nako kanyishe cyane, turaza kugagarukaho. Murabyumva namwe mu Kinyarwanda hari ukuntu kavuga. Benimana nawe mbere yuko ugira icyo usubiza Jean Bosco, uremera ko tugushyingira rwose Benimana Maria Chantal? Arabyemera. Amashyi menshi cyane. Chantal se wowe urabivugaho iki? Uyu munsi uradezapinga se aka kanya? Urabyemera? Ngarabyemera nawe mukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana niba umugisha. Murakoze cyane. Ibi bintu ni byiza rero, ndagira ngo mwiyicarire dukomeze twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no gushyingirwa kwera kw'abana b'Imana. Hanyuma abakristo namwe mumaze kurambura ikiganza muvuga ngo nta kibazo. Bibiliya iravuga ngo uko ucecetse ariko uzahora ucecetse. Siko bimeze? Sibyo yemwe? Babandi bagezwa na twinshi. Bibiliya iravuga ngo uko ucecetse imbere y'abantu ariko uzahora ucecetse ntuzagira ibintu wongeraho. Siko bimeze? Mwese murabinyemereye? Ko mutavuga murabinyemereye? Ubwo uraza kurenzaho rero mugenzi wanjye, urubanza ruraba ari urwawe. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Dusome ibyanditswe byera. Matayo igice cya 19. Matayo 19 ku murongo wa 3 ni ku rupapuro rwa 20 mu isezerano rishya. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Handitse iri jambo rivuga gutya ngo abafarisayo baza aho ari baramugerageza baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko yaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Baramubaza bati, niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore we urwandiko rwo kumusenda abonye uko yamwirukana? Arabasubiza ati, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye imbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Dusubire inyuma hano dusome mu gitabo cy'Imigani
mu gice cya 31 ku murongo wa 10 turaza gusimuka tusome ku 26 ni ku rupapuro rwa 645 ku bazanye Bibiliya. Haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona. Ndayitwaye ko iri jambo ryumve cyane. Umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane rwose Marijani igiciro, umutima we mugabo we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Dusimbuke dusome 26. Haravuga ngo abomboza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Nimuvugire ngo amen. Haleluya, haleluya. Dusoreze ku ijambo riri hano mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Ahandi turaza kuhasoma dutambuka. Igice cya mbere ku murongo wa 37 haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. 43 hakavuga ngo kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute. Haleluya. Ntangirire kuri iri jambo nubwo twavuze byinshi. Igitumye turi aha ngaha ndagira ngo tumenye impamvu y'ubukwe. Ubukwe ni iki? Ubukwe bugenda gute? Kubera iki mu nzu y'Imana? Imana ubwayo niyo yatangije ubukwe mu gihe yari ikirema isi n'ibiyirimo byose. Usomye mu gitabo cy'Itangiriro hasanga ukuntu Imana yaremye ibi byose tubonesha amaso. Ibi ngibi abahanga bavuze ngo ni ibidukikije. Ibintu byose Imana yarabiremye, ibirema n'itegeko ry'ubutware bwayo. Hanyuma irangije irema n'umuntu. Imaze kurema umuntu irema umugabo. Umugabo imuha gutwara ibintu byose, imushyira mu ngobyi ya Edeni. Ariko uyu muntu Bibiliya nuhasoma mu gice cya 2 hariya mu gitabo cy'Itangiriro handitse ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ireba umuntu ngo si byiza, iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, iravuga ngo ahubwo reka murebere umufasha umukwiye. Hanyuma ngo nibwo Imana yafataga icyemezo isinziriza umugabo, imukuramo urubavu. Urwo rubavu Imana iragenda iruteguramo umugore. Hanyuma irangije uwo mugore imuzanira uwo mugabo, maze ngo aramwakira. Amaze kumwakira avuga amagambo akomeye, aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, ndetse azitwa umugore kuko akuwe hehe? Mu mugabo. Twasomye hano muri Matayo, naho hatubwiye uburyo ngo abafarisayo begereye Yesu amaze kuza mu isi, bamubaza ngo ibyo gusenda abagore. Babaza Yesu bamugerageza. Bibiliya niko yavuze ngo baramubaza bati se umuntu w'umugabo yemerewe kwandika urwandiko rwo gusenda umugore akamwirukana ko Mose yigeze abitwandikira akabitwemerera? Hanyuma Yesu arabwira ati se mwebwe musoma mu byanditswe, musoma mu gitabo cy'Itangiriro kuva kera isi kiremwa byagenze gute? Yongera kubasubiramo aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagabo baraha rero ndagira ngo mbibutse ko muri abatware kandi mwavuye mu bushake bw'Imana, mwavuye mu bushobozi bw'Imana, mwavuye mu butware bw'Imana. Niyo mpamvu nanone abagabo Imana ibabwira ngo bakunde abagore babo. Turaza kuhasoma. Imana rero yashimiye ko umugabo agira uwe mugore n'umugore akagira uwe mugabo, kandi iyo ni gahunda iboneye mu muryango w'ikiremwa muntu Imana yatanzemo kugira ngo umugabo agire uwe mugore kandi agire umugore umwe akunze anezerewe. Niyo mpamvu kuri uyu munsi aba ari ibyishimo, aba ari umunezero. Ubu ndahamya neza ko Ndayitwaye ko Jean Bosco uyu munsi yongeye guhabwa
umunsi mwiza w'igiciro mu minsi yo kubaho. Ndagira ngo mbibutse ko ndayitwaye ko murabona ni umuntu w'umugabo. Mu isi rero, mu isi ibibazo bijya biza rimwe na rimwe bikatwambura abacu, ariko nyuma hakabaho no kwishumbusha. Siko bimeze? Haleluya, haleluya. Uyu munsi rero ni umunsi Imana iba yongeye kukuzuza nk'umugabo, kuko niba harabayeho ingorane hakabaho gutakaza uwawe, ni ngombwa ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza hano muri iyi si, utegereje kuza k'umwami wawe. Haleluya. Ugomba kwishimira rero umugore Imana iguhaye, ukamwishimira mu mibereho yanyu yo kubaho yose, ukamukunda nk'uko Bibiliya ibivuga. Bene Imana yari kuvuga ati Imana irayisohoje. Haleluya, haleluya. Twasomye mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, buvuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute. Ese murabyemera cyane? Mubyemera? Murabyemera? Mwemera ko Imana ihagarara ku ijambo ryayo mpaka ikarinda irisohoje? Muyimere icyubahiro agahora ku ngoma. Haleluya! Imana ihagarara ku ijambo ryayo mpaka irisohoje. Hari abantu bashobora kugutekereza bakakurebera muri kavukire no muri karande z'iwanyu n'amashuri ufite n'aho wavutse n'imisozi wabayeho, bagatekereza ko nta kintu Imana yagukorera. Ariko ndagira ngo mbwire ngo Imana igufiteho umugambi mwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Abakobwa mukomere, Imana yafiteho umugambi mwiza. Po kuba waramenye Imana gusa, Bibiliya ivuga ngo kubaho utaka niki nibwo bwenge, ngo kuva mu byaha bikaba kujijuka. Iyi Imana rero ndayitangariye cyane, kandi iyi Imana ndayikunda cyane. Uzi ko Imana ivuga ibintu ukagira ngo ni umugani, ariko Imana yacu ni rubasha. Mwanditsi umwe yaravuze ngo ikinze nawe ubasha gukingura. Murabyumva yego? Ivuze ngo ishyizeho urugi nawe ubasha kurweguraho, nta n'umwe wabishobora. Ariko nanone niyo ikinguye niyo washyiraho imbwa n'abahigi, Imana irarisohoza. Imana irarisohoza. Haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute? Ngo bizagira gute? Ngo bizagira gute? Kwa Shatari ryagize gute? Iwawe rizagira gute? Haleluya! Ibi bintu ni byiza, hayibenge none byiza. Hari umugabo umwe wajya kuvuga, akavuga ngo udafite ishyari nabikore gutya. Hano hari abantu batakomye amashyi, nanjye mbaze se ngo udafite ishyari nakoma amashyi. Hari abantu bifasha gutya bavuze bati twarabivuze none birasohoye. Nimube uveri mufunguke nta kibazo. Pfa kuba muri mu nzu y'Imana, muri mu mbabazi z'Imana. Amen. Imana ni rubasha. Uhanure ntacyo bitwaye. Turi mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Wasanga nawe jari wowe, cyangwa ari uriya, cyangwa ari bariya, siko bimeze se? Wasanga nawe wawe amatete bayateye. Haleluya, haleluya. Bipfa kuba byaravuzwe n'iki? N'Imana. Haleluya, haleluya. Turi mu munezero rero. Umwanditsi w'imigani arongera avuga ngo ubonye umugore mwiza akaba abonye ngo umugore umeze itara. Havuze ngo iki? Ngo uyu mugore, umwanditsi w'imigani yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umugore w'imico myiza ngo ninde wamubona, ngo arusha cyane rwose Marijane igiciro. Mugore mwiza ndayitwaye ko tera akajisho kuri Chantal, uramureba reka da, nubwo basigaye bacana amashanyarazi n'umuriro nubura ntuzagira ikibazo. Ariko se niko bimeze, niko bimeze. Ubundi se bari kumwe ikibazo cyaba ni iki? Amubwira ati ngwino ndakumurikira ufite ikihe kibazo. Haleluya, haleluya.
umugore mwiza ngo arusha cyane Marijani igiciro. Marijani ngo ni amabuye y'igiciro cyinshi. Rero buriya reka mbabwire, ariko abagabo bari aha ngaha bashatse mugire gutya turebe, barambagije bagakora ubukwe mu rusengero. Reka tuvugane ukuri, uretse ko nta mwanya wo gutanga umuhamya, umunsi w'ibirori byawe wari umeze ute? Ntujya wibuka ukumva ugiye mu gicu, nanone ukumva ugiye mu bicu. Nka mugabo njya numva ngo mu bicu aba ari umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero. Mbese Imana iguhaye umukunzi wawe, mwihangana abatarababona namwe Imana izababaha, kuko Imana irabafite. Mugomba gukomeza kuyikomezaho gusa, mbese muyigireho ubuhake bwinshi, muyegere cyane, siko bimeze. Rero buriya ndayitwaye ko arishimye, aranezerewe, kuko Imana imuhaye Chantal nk'uwo bagiye kubakana urugo. Hanyuma Chantal, Imana yavuze hano mu ijambo rye, yavuze ngo uyu mugore ngo abumbuza akanwa ke ngo ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe ngo riva ku rukundo. Riva ku rukundo, nawe urabyumva, ku rukundo rukomeye. Itegeko ry'ururimi rwe riva hehe? Ku rukundo. Usabwa gukunda rero Jabos, ukamwitaho, ukamumenya. Dore yari amaze kugenda asonza ukuntu, ni ukumusonzora rero ibintu bikajyamo neza. Arabyemeye, mukomere Imana amashyi, azabikora rwose. None rero ndagira ngo banyemerere bahaguruke, tuvugire ijambo ritoya ry'inshingano zabo hano mu rwandiko rwa Petero, hanyuma tugire dusoze twumve indahiro zabo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, hari inshingano z'abagore bamaze guhaguruka, nabo bari kuvuga bati amasaha yagiye. Nibyo, reka dusome ijambo ry'Imana. Ndayitwaye ko Jabos ko wumve icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 3 ku murongo wa 7, ni kuri urupapuro rwa 239. Ku bafite Bibiliya haranditse ijambo ngo, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Mvugira ngo amen. Bagabo bari aha ngaha, iri jambo ritubwiye twese abagabo. Haravuze ngo abagabo dukwiye kubana n'abagore bacu, tukerekana ubwenge mu byo tubagirira. Umwanditsi Pawulo, mu rwandiko Pawulo yanditse Abefeso, yaravuze ngo ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari ntawe wakwanga umubiri we. Aravuga ngo ahubwo ngo uwo mubiri ngo yawugaburira, ngo akawukuyakuya, ngo akawitaho, ngo akawambika, ngo akawunezeza. Ndayitwaye ko rero uyu mugore Imana iguhaye usabwa kumukunda rwose, kandi ukamwubaha, ukamwitaho, kuko ukunda umugore we aba yikunda. Arimo arikiriza ati yego nzabikora, Imana izagushyigikire kandi Umwami azagushoboze rwose. Rero Imana iguhaye urubavu rwawe, iragushumbishije, bivuga ngo uyu mugore uzamwitaho rwose. Sinakubwira, ejo tuzasange Chantal yabyibushye, siko bimeze, yabyibushye, ibintu bimeze neza, ari fresh, niko bavuga muri za ndimi. Chantal rero tudatinze, nawe hari ijambo n'ubundi rivuga gutya ngo, namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babone ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi, cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere, uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Yesu ashimwe.
Chantal rero by'ukuri buriya abagabo mu mibereho yabo, abagabo bakunda icyubahiro, kandi mu buzima busanzwe nawe nditwaye ko byumve, abagore nabo buriya ngo bakunda gutegwa amatwi. Abagore kwa kundi bavuga ya magambo akundi siko bimeze. Buriya abagore mu bintu bagira ngo bazi kukaragura ururimi, ngo bazi kuganira cyane, baravuga mu rundi ruhande. Umugabo umwe yaravuze ati ushaka ko itangazo ryihuta atirikubita abagore nk'ababiri, ati bakubite gusa wirebere umundi wiyicarire urebe ukuntu itangazo ritari kwira ahantu hose. Ndabitwaye ko rero uzajya utega amatwi Chantal igihe cyose akubwira ati hariya. Umugabo umwe yaratubwira ati buri uzarebe mu iteraniro, ati ushobora kugera mu rugo wabaza umugore uti naka yari yambaye ibisa gute, akakubwira igitambaro yari yambaye, akakubwira umushanana yiteye n'igitenge hepfo yari yambaye n'inkweto yari yambaye, akabikubwira. Kandi wibajije abagabo, nta mugabo n'umwe wabimenya, ariko abagore baba babizi. Aba yakubisemo akajisho akitegereza akabibika, akikubita mu byari akabibika. Ubwo rero ejo azaza kubwira ati wabonye wa mugore ibyo yari yambaye, ati kandi ibyo ubwira njyewe nari ntibyitayeho. Reka da nukujya wikiriza kugira ngo ubuzima bugende neza, ukikiriza ukamubwira ariko nsobanurira neza umanza njye ntabyitegereje, ariko wabanje kugira gutya ukavutira ariko nari mpari kugira ngo nawe yumva anyuzwe, yumva anejejwe nuko umugabo yamuteze amatwi. Siko bimeze umugore ujya atsinda nayo kugira ngo uze kumugaruramo neza, tega amatwi umwumve. Dore ngo impamvu iyi minsi ya none ingo zimaze gusenyuka, abagabo ntibagitega amatwi abagore nabo ntibacyubaha abagabo babo ngo babahe icyubahiro kibakwiriye, ngo bashyirize utuzi babiteho. Chantal wowe uzabikora ndabizi, uzabikora neza. Najya guhamagara ujya witaba ati karame, hari abagore basigaye bitaba ngo ye ntimuzabumva se, cyangwa yamanywa ngo nicare ngo urashakira iki. Ese waje ubundi wakitabye neza, ubundi ukaza ukakubwira icyo gushakira. Mwebwe rero ntabwo muzitwara nka bariya bo hanze. Abo nabo tuzakomeza kubigisha kugira ngo bagire umurongo mwiza. Mwebwe rero muzubahane, mukundane, mufashanye muri byose. Imana izabaha abana mubarere neza, Imana izabaha umutungo muwucunge neza mufatanijemo muwusangira. Mwene data ntabwo azongera kugura ka broshete yarahirya, reka ni ukujya uziguruka zizana mu rugo. Murabyumva mwabagabo mwe muri aha? Mpamvu byacitse bazirya bonyine bakaza batura imibu nka bushombe, urumva? Hanyuma bagera mu rugo bakanga ibijumba kuko ngo inzoka zabarya kuko yavuye kwa nyina mama wawe. Urumva nawe? Ndabitwaye ko rero wowe hari ukuntu hari envelope zabugenewe ujya ukazana mu rugo umusangiye. Maze rero ukuntu Chantal agukunda, naramara kugukunda gukubita utubizu sinakubwira ibintu bijyemo neza. Urumva nawe? Imana rero ibaho umugisha. Tugiye kwakira indahiro zabo, mukomere Imana amashyi. Ntabwo turatinda muri byinshi cyane. Aba bageni twarafatanije turiga kandi turanaganira, ngira ngo murabizi ko ndayitwaye ko ntabwo abasha kuvuga ikinyarwanda gitomoye cyane, siko bimeze. Bityo rero kubera iyo mpamvu nk'uko dusanzwe tubigenza, ndaza kumufasha nanakimwigishiriza ahangaha. Hari icyo birabatwara? Hageze ngo hari uwo biravuna mu mutima niyo yayo. Harya umuntu umwe yaravuze ngo haravunwa n'imitwaro batikoreye. Mwebwe ndabizi mwarakijijwe, n'abaje badakijijwe bakijijwe uyu munsi, siko bimeze. Haleluya. Ndabanza rero kubabaza kandi mu bamere ya mikrofone yindi, mbanze kugira icyo mbabaza kugira ngo twakire indahiro zabo. Mugerageze rwose icyo bitwaye, kiriho agakorasi igihe bari kubahereza mikrofone, kiriho agakorasi. Yewe bazabana iteka, yewe bazabana iteka, iyi Imana ishobora kuzuza umutima wawe imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu. Ndakubaza
wowe ndayitwaye ko Jean Bosco ko wemeye kubana n'uyu Imana Marie Chantal ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizero udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Cy'iburyo utubwire uti ndabyemera. Amashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo uhereze mikorofone Benimana, ubwo rurabo urushyire ku kanwa Chantal wumve kandi uze kuzamura ikiganza cy'iburyo imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'itorero ryawe n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Benimana Marie Chantal wemeye kubana n'uyu ndayitwaye ko Jean Bosco ngo akubere umugabo mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera urarambura ikiganza utubwire uti ndabyemera. Amashyi menshi cyane rwose, amashyi menshi cyane. Aravuga ati rwose akubwira ndabyemera. Imana nimuhe umugisha umukozi w'Imana. Twari ndabasomera aho kuvuga amazina ya nanone kandi ya sheri wawe bagiye bavuga, tuvuga ati rwose umukozi wanjye naka, umuvuga izina ntugire ikibazo. Rambura ikiganza cy'iburyo noneho uyegereze mikrofoni. Njyewe amazina yawe Ndayitwaye ko Jean Bosco nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu amazina yawe Benimana Chantal ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashemo. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana izamushyigikira kandi izamufasha. Reka uhereze Marie Chantal nawe rwose nawe twakira indahiro iyo twumve rwose ko nawe akirimo neza. Rambura ikiganza. Njyewe nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ndayitwaye ko Jean Bosco ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu
kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashemo. Imana izabimfashe. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Buri wese arateka ati nawe uri mugabo nawe uri mugore. Mwabyumvise? Ati nawe uri mugabo nawe uri mugore w'umugore ipatanarogi. Kumwe na mama mutu ndamushimira kuko turakoze cyane kubyeyi. Muramutse rwose wishimye. Murakoze cyane. Haleluya. Hano bafite impeta rwose nziza cyane. Impeta buri wese yateguriye mugenzi we. Izi mpeta iyo tuzibereka gutya hari ibintu tuba tugira ngo tubibutse kandi mwumve. Iyi mpeta nta ruteranirizo igira. Bivuze ngo tugiye kubana karamata, tugiye kubana nk'umugabo n'umugore, tugiye kubana nk'umuntu umwe. Icyo ni kimwe cy'ingenzi. Bivuga ngo kuba idafite uruteranirizo bivuga ko batagomba gutandukana keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse kandi bamaze kubirahira, si byo? Icya kabiri, tukiri aho ngaho mujye mwitonda muri iyi minsi hano hari ibintu byateye by'amadevoruse n'ibindi, ariko mwibuke ko mu nzu y'Imana uwamaze kwambara impeta gutya tutamwambika indi mpeta naho baba baradevorushe bagasinywa n'urukiko rw'ikirenga. Umwe akiriho ntabwo tujya tubikora. Icya kabiri, buri wese agiye gushimira mugenzi we avuga ati kuba warankunze ndagushimiye mwambitse impeta. Haleluya. Murakoze cyane. Reka tuzibahe rero tuze twumve uko baza kubivuga. Murakoze. Hanyuma ngaho turebe, ndayitwaye ko niwe urabanza. Mufashe mikorofone nicyo uzi yawe nta kindi rwose na gito. Nta rindi jambo wemerewe kuvuga. Hanyuma abafotora baraza kubona ko ari pare. Umwegereza akaboko gusa witanze nyabuna batagira ngo ni abagabo babaye babiri. Oya ntabwo ngo nta kindi ukora none umufatiye intoki. Gusa oya ndamufasha niba hari icyamuyoye. Yitonze urajya n'ubundi musomera usubiramo, ariko amazina yawe niba baraharebana n'amazina yawe urajya wivugira. Yewe amazina yawe Ndayiteko Jean Bosco. Mwambitse impeta y'urukundo. Ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose. Mbihamije mu izina rya Data wa twese. Mbihamije mu izina rya Data wa twese. N'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amashyi menshi cyane. Murabona rero ko ibintu bimeze fresh. Chantal nawe ari kuvuga ati urabona ko barimo barumvikana bati nyamuragira neza bitaba nabi. Hanyuma Marende ure gufotora nta kibazo. Abatahiwe Marende pare uko bimeze nicyo kiba cyabazanye. N'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amashyi menshi cyane. Nabongere muramukanye ndaza kubaha umwanya. Muramukanye mwishimire. Duhaguruke kandi munyemerere pare na Marene mwegereye hirya rwose namwe munafotora muraza kubikora. Iyo tugeze muri uyu mwanya ntabwo tuba dushaka movement y'ano hejuru. Dusenge.
twerekeje ibiganza ku bantu b'Imana. Mwami Yesu turagushimiye, icyubahiro cyawe n'ikiganze, amahoro yawe nawe ku bwoko bwawe. Tunejejwe n'imirimo y'amaboko yawe, tunejejwe n'imbaraga zawe, tunejejwe n'urukundo rwawe, tunejejwe n'ubu bukwe bwa bene data na mushiki wacu. Turanezerewe kuko Imana ivuga bikaba, turanezerewe kuko Imana itegeka bigakomera, turanezerewe kuko itabaye nawe gutanga imbere. Haleluya, haleluya. Uri rubasha, uri rubasha, uri rubasha, ntakikunanira. Uri Imana y'inyembaraga, nicyo gituma uyu munsi dusangiye ibyishimo na bene data, dusangiye ibyishimo na mushiki wacu, dusangiye ibyishimo n'imiryango yabo. Data nyir'ingabo, tugushimira imirimo y'amaboko yawe, nicyo gituma Uwiteka tuguhendahenze nyir'ibihe, kugira ngo witegereze Chantal na Jean Bosco nyagora ku ngoma, ubiteho muri iki gihe cy'urugoresha batangije. Data wera, ubiyereke, ubigaragarize, ubabere Imana, ubabere umutabazi. Urugo rwabo rukomeze, urugo rwabo rurinde, urugo rwabo rurinde, urugo rwabo rurinde. Mana, Mana, hari imbaraga z'umwanzi, ntabwo ziruta izawe. Hari imbaraga z'abadayimoni zijya zitera imiryango, ariko turazivumye mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaritse ibitero by'umwanzi, duhagaritse amajwi yose, amagambo turabahagaritse. Data nyir'ingabo, turasenze kugira ngo bigaragaze. Oh haleluya, oh haleluya. Wubakire urugo rw'umugisha, wubakire urugo rurimo ibyangombwa byose. Ntibakabure ibyo kurya, ntibakabure ibyo kunywa, ntibakabure imyambaro, ntibakabure amatungo mu rugo. Ibigega byabo byuzuza ubutunzi, babona ubutunzi, babona abana mu nda, mu mbuto zo mu nda zabo. Ubaha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Bazabyara abahungu n'abakobwa, bazaheke kandi bazatume mu izina rya Yesu Kristo. Bazagira umugisha w'iburyo n'ibumoso. Turagushimiye Mana nyir'ingabo, turagushimiye mutabazi mwiza. Ubaha amahoro kandi ubarinde, icyubahiro cyawe kiganze. Turagushimira tugukomera amashyi, tugushimira tuguhaye impundu, icyubahiro n'itanga mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Muhagurutse agakorasi. Mufatane mu biganza by'iburyo. Yesu ashimwe. Nk'uko ibyanditswe byera bivuga ijambo ry'Imana, abantu bakiri babiri babaye umwe. Jewe Pasiteri Hakiziyaremye Fabien, ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADP, ngamije ko uhereye none Ndayitwayeko Jean Bosco abaye umugabo wa Benimana Marie Chantal, kandi mpamije ko Benimana Marie Chantal abaye umugore wa Ndayitwayeko Jean Bosco. Kandi abandi bakiri babiri babaye umwe, nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Hariya mu gitabo cyo kubara haravuga ngo nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Kandi Uwiteka abaye umuhamya w'aya masezerano. Nuko Uwiteka aguhe umugisha kurinde, Uwiteka akumurikishiriza mu maso he, akugirire neza, Uwiteka akurebe neza, guha amahoro. Mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Kugira ngo rero batambuke baze basorasi mugashyiraho ntacyo bitwaye, turagakeneye.
n'aba basaza bahagarariye imiryango baze. Karibu na mugenzi wawe Fabien hariya hepfo baze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo tubahereze certificate yabo nk'ikimenyetso cy'abana b'Imana basezeranye mu itorero ku mugaragaro, bose babireba badaciye mu gikari ngo basembuke imikingo. Hanyuma mwakire certificate itorero ryabateguriye. Imana bamugisha kandi umwami Imana bishimire, mwama bagire neza. Noneho mwegereye hano mukifashe gutya, umuntu wese nazamura ikiganza kiriho yamenya. Usezere ku bakobwa n'abagore bari hariya, nawe usezere ku basore n'abagabo bari hariya. Abagore tabari bakirabye indimi mwasi, musezere byarangiye. Ngaho musezere abagabo, mukomere Imana amashyi, munabakire mu muryango, munabakire rwose. Murakoze cyane, Imana ibamugisha, mujyane mugubwe neza. Hanyuma musubire kwicarira, Imana ibamugisha. Ndagira ngo umuyobozi wa gahunda atambukaze. Ndatekereza iki cyiciro cyo kwakira indahiro za bene data gishoje, umuyobozi wa gahunda ze akomeze. Ka gakorasi mugashyiraho ntacyo bitwaye.